Turi kuri Serena Hotel, ni muri graduation ya Gasogi United. Yiswe graduation kubera ko iyi equipe ya Gasogi United yazamuye mu ntera cyangwa se yazamuye abana 10 bose ibashyira mu ikipe ya mbere. Bamwe bavuye mu ikipe yabo y'abatarengeje imyaka 20, abandi ni mu batarengeje imyaka 17. Bose rero bashyizwe mu ikipe ya mbere. Iyi ngiyi dusanzwe tuzi ikina icyiciro cya mbere muri rusange, iyobowe na kapiteni Sidibe, akaba ariko bakunda kumwita. N'abana mu by'ukuri bafite inkuru zitangaje z'uburyo bakinnye ruhago bigoranye kubifatanya n'amasomo. Bamwe bavuga ko ari n'abahanga mu by'ukuri. Abo bana rero tukaba twaganiriye na Sidibe wari kapiteni w'ikipe y'abatengeje imyaka 20 ndetse na mugenzi we Elisa, badusangiza imbamutima zabo, batubwira ibyiyumviro byabo byo kugera mu ikipe ya mbere ya Gasogi United ikindi cyiciro cya mbere. Iyi ngiyi nyine dusanzwe tuzi, ariko kandi baravuga yuko intego nta yindi ni ugukomeza gutahiriza umugozi umwe na bagenzi babo, kandi ngo n'intego bafite mu mupira w'amaguru ni ukuzakinira ikipe y'igihugu Amavubi. Reka rero bareke mwumve aba bana nabo badusangize imbamutima zabo nyuma yo kuzamurwa bagashyirwa mu ikipe ya mbere. Amazina yanjye ni Niyonkuru Elisa, nkaba nari umukinnyi wa Gasogi nyina muri U20, ariko ngubu nkaba nagiye icyizere nazamutse mu cyiciro cya mbere. Elisa, uri umwe mu bakinnyi 10 bazamuwe muri Gasogi ya mbere. Uyu mugoroba uriyumva ute? Ni ibintu bimeze bite muri rusange? Ni ibyishimo gusa kabisa kuri njye nyine ndetse no kuri famiye yanjye. Ubundi mu busanzwe ukina kuri uyu mwanya? Njye nyina wing 11 na 7. Hanyuma se Elisa, byari bimeze bite kuva mu makipe matoya utangira umupira w'amaguru kugeza ubu ngubu ugeze mu cyiciro cya mbere? Urugendo rwawe kugeza ubu ngubu wenda rwatoya buvuye urusobanuro ute? Ni ibintu bitari byoroshye habe na gato, kuko umuntu ahura n'inzitizi nyinshi akagakomeza agakora cyane kugira ngo ahajya agere n'ahandi. Ntabwo byari byoroshye pe. Intego rero ujyanye mu ikipe ya mbere? Intego yanjye ni uguhamagarwa muri national bakinnyi Amavubi. Iyi sezo bamwe bafite impungenge bavuga ati kuzamura abana 10 ni benshi, Gasogi United wabona rwose inamanutse cyangwa se ibintu bikayigora cyane. Abari gutekereza utyo bo wababwira iki cyangwa bafite icyizere gike? Oya, ikintu nababwira batwitege babe amaso gusa. Abenshi nyine mu kibuga banze kuri Sidibe. Aba nari ndi kapiteni w'umwaka ushize muri U20 ya Gasogi United. Hanyuma Sidibe, iri joro mwa graduatinze mujye mu ikipe ya mbere, uri kwiyumva ute iri joro? Umerewe ute na bagenzi bawe? Ni ibintu mwakiriye mute? Ebana, kuza muri ekipe nkuru, ebana twarabikore kandi twanerekanye ubushobozi ko tubufite. Nshimira na perezida wacu nawe yabidufashijemo, kuko umwaka ushize ni twebwe twatwaye igikombe. N'uno mwaka twageze kuri finali, ikipe ya Marine idutsindira penalite 4-5, ariko ndakeka atari umusaruro mubi ku buryo wenda utatuzamuka muri senior. Goba kugira icyizere ugakina nta kibazo. Ubu rero mumerewe ute? Uriyumva ute? Ebana, uyu munsi kabisa nge ndishimye kabisa, kuko ibi birori akenshi ni imboneka rimwe kabisa. Ni imboneka rimwe mu buzima. Ebana, ndishimye mu buryo ntabona uko mbivuga kabisa. Abantu benshi cyangwa se bamwe bari kuvuga ko abakinnyi 10 mu ikipe ya mbere ari benshi. Tina Gasogi ishobora kuzagorana, ukabona wenda ngira namanutse. Urabona icyizere ari gikeya ukurikije uko bimeze? Abantu bari gutekereza gutyo, cyangwa se n'abafana badafite icyizere gihagije? Nicyo bababwira? Icyizere kabisa, ngenda jyambwire abaneze amatwi, najyambabwire ko icyizere kirahari, kuko twebwe nimba turi abakinnyi 10 bakuru, natwe turi bakuru, dufite imbaraga zo gukina mu cyiciro cya mbere. Ntabwo ari ukuvuga ngo twe tuje kumanura ekipe, twe tuje gusapotinga ekipe kugira ngo ive ku rwego rumwe ahubwo igere ku rundi. Twebwe dufite icyizere kabisa nk'abakinnyi twe bazamutse uyu mwaka. Icyizere turagifite kabisa. Hanyuma bambwiye ko ngo no mu ishuri naho
ngo wabonaga amanota meza mu ishuri aho byari bimeze bite? Ebana mu ishuri ubundi ibintu byose iyo ubihaye umwanya birakunda kabisa. Njyewe naravugaga ati nimba mvuye mu myitozo, imyitozo ubwo yarangiye n'abatoza ngashyira ku ruhande, then noneho nanjye nkahita nza ngakurikirana ibyo mu ishuri. No mu ishuri naho ngashyiramo imbaraga, nabonaho ndi wiki cyane nkakora kugira ngo mbashe kuzamura amasomo yose, then noneho nkomeze mpushinge ndeko nabona amanota. Samutayemu nabona amanota makeya nkipima nanjye nkareba, nkabona ahantu hari wiki nkahazamura, then noneho amanota akiyongera. Kuko niyo najyaga amanota munsi ya 85 narariraga kabisa, nararaga nitekerezaho nyine. Ikindi gihembwe nanjye nkakosora nkavuga ati ndashyiramo imbaraga bikunda. Hanyuma ngo no kuza i Nyamirambo byari bigoye urugendo rwawe rwo kuba hahandi zose zanzira wavaga ngo waturukaga ahantu kure cyane, aho hantu nihe uje no mu myitozo cyangwa no muri test? Ubundi nabanje dukinaho icyiciro cya gatatu ho amezi 2, then noneho tuhageze biba ngombwa ko wenda ekipe nakinagamo yitwa Impanga Football Center itari ku rwego ruhambaye ku buryo ndazajya tubonera amatike. Tugahitamo nkatwe nyine umva n'ubuzima bw'ubutoroshye bw'ababyeyi bita no ku bandi bana, tukavuga ati wanjye ntaba umugabo ngo mva ahangaha ngera ahangaha muri selection n'amaguru. Ngiye nkava Inzige nkagera i Kabuga n'amaguru, then noneho namara kuhagera nkafata ikarita nkakozaho nkagera mu mujyi, no mu mujyi nkazamuka n'amaguru, ngasanga selection zatangiye, ariko nkavuga ati reka pushinge kabisa birakura. Ubu muri uyu mupira w'amaguru rero ufite inzozi zo kuzagera ngasiga? Ebana nje ndibuka igihe Togo yakinaga n'u Rwanda muri CHAN ejo bundi kabisa muri Covid. Ikipe Amavubi yatsinze ibitego birangiye ari 3, ndakeka ari 3-2. Mbonye itsinze ndavuga ati wayi nanjye najya, ndavuga ati Mana wamfashije nanjye nkazagera aho bano bakuru bacu bageze, kandi birashoboka kizamo imbaraga nkanasenga Imana byakunda kabisa.